Hari mu gitondo mu bitaro bya gisirikare byari bizwiho kwakira abarwayi barembye kurusha ahandi hose. Icyo kigo cyari gitandukanye n'ibindi bitaro bisanzwe kuko kivurizwagamo abasirikare n'abandi baturage basanzwe. Nibyo kuko babivuga ukuri, mu bitaro ni hamwe urupfu n'ubuzima bihurira. Muri icyo kigo ni ahantu hahuriraga ubuzima n'urupfu, kuko wageragayo nta handi hantu yahabwaga taransiferi, ubwo yashoboraga gupfa cyangwa agakira, ntandi mahitamo yabaga ahari. Mu marembo yaho hinjiraga abantu benshi buri kanya, babaga bafite amarangamutima atandukanye n'ibitekerezo bitandukanye, bamwe bafite icyizere cyo gukira, abandi bafite ubwoba bw'uko bashobora gutakaza ababo. Abasirikare bambaye impuzankano banyuraga mu nzira zitandukanye, bamwe bagenda bihuta banyuranyuranamo n'abaturage, ariko byose biri ku murongo mu buryo bwo kwitanaho nta guhutazanya na guke kurimo. Muri ibyo bitaro hari umukobwa wari umaze iminsi aharwariye, akaba yaritwaga Siva. Yari umukobwa mwiza cyane ku isura, ariko uburwayi bwari bwaramaze kumuhindanya, bwaramutwaye imbaraga z'umubiri. Uruhu rwe rwari rwarahindutse, afite ibara ryererutse, amaso yarabaye umukara ukuntu nta kabara k'umweru wapfa kubonamo. Gusa umuntu wamurebaga yabonaga ko ari umukobwa witonda. Siva yaramaze iminsi myinshi arwaye ubwo burwayi bukomeye. Hari igihe yumvaga ameze neza ho gato, ubundi bwacya kongera gusubira inyuma. Umurwaza we akaba umudamu wari waramwitangiye cyane atamuva iruhande, yaramaze iminsi adasinzira neza. Uwo murwaza we akaba mubyara we, yahoraga muri hafi amwitaho ku buryo n'imbaraga ze zari zaratangiye kugabanuka kubera kutaryama, kandi nta muntu wamusimburaga kuko ibyo bitaro byari kure y'iwabo cyane. Kuri uwo munsi rero akazuba kamaze gusakara hose, Siva yumvise ashaka guhumeka akanya gato umwuka wo hanze. Yaramaze igihe kinini ari mu cyumba, yumva arambiwe kureba akabona inkuta gusa, kandi agahora yumva impumuro y'imiti. Yabwiye mubyara we ati, ndumva mfite akabaraga, ahari ngiye gukira, reka njye kota akazuba. Mubyara we yari afite umunaniro mwinshi, umutwe uri kumurya. Siva ari uri muzima ahubwo yari ari kumuhumuriza amubwira ati, mfite impungenge ko nawe warwara kandi waremba kundusha, rero usigaye uruhuka njye kota akazuba, ndumva natoye agatege uyu munsi. Mubyara we yarasigaye nawe ajya kwicara ku gatebe ko hanze mu busitani iruhande rw'inzira yanyurwagamo n'abantu buri kanya. Izuba ryari ryoroheje ritarakara cyane, rigeze ahandi buri wese aba yumva atarivaho. Yicaye hacecetse areba abantu banyuragaho, bamwe bafite ibyishimo ko abarwayi babo basezerewe bameze neza, abandi bafite amaganya batazi niba babo bazabatahana, bituma nawe atekereza ku buzima bwe. Yaratekerezaga ati, nibona ndashimira Imana ko inyuzamo ikamfasha kugira agatege, ariko nubwo uburwayi bwanjye bufite aho bugeze bukira, nzi ko bushobora gusubira inyuma, nzi ahantu byarangirira. Akazuba kagiye kamucengeramo gake gake, agenda agira ibitotsi, kongera ubukana, atangira kubira ibyuya, yifuza guhaguruka ngo asubire mu cyumba ajye kuryama. Yagerageje guhaguruka, gusa umutwe urazengerera. Isi yamuzengurikiyeho, amaguru ananirwa kwivana ahari. Yagerageje gufata ku ntebe ariko ntiyabasha kwihagararaho. Yari agiye kugwa hasi ariko ntibyabaye. Mu buryo atari yiteguye, hari ukuboko kwamufashe mu buryo bwihuse kumufata mbere y'uko agera hasi. Yiyumvise afashwe neza n'umuntu atazi, atakikubise hasi, maze afungura amaso buhoro abona isura y'umusore wari umufashe. Yari umusirikare nubwo uwo munsi atari yambaye impuzankano. Yari yambaye imyenda isanzwe, ariko uko yarahageze uko yamufashe byagaragazaga imyitwarire y'umuntu watojwe kurinda no gutabara. Yari atuje bidasanzwe. Noneho yamubwiye mu ijwi rituje ati, wari ugiye kugwa? Siva yahise asubiza. Yaragitangajwe n'uko ibintu byari bihindutse mu kanya gato, akazengerera hafi guta ubwenge. Yikije umutima ariruhutsa, umutima utera cyane. Yagerageje guhagarara neza ariko yaragifite intege nke. Uwo musore ntiyamuritse ako kanya, yamufashe yitonze aramwegamiza, amujyana buhoro buhoro amwerekeza ku cyumba cye. Mu nzira nta magambo menshi bavuganye, gusa byasaga nk'aho bari basanzwe baziranye nubwo bari bagihura bwa mbere. Bageze ku cyumba basanga umurwaza wa Siva yicaye ku ntebe yasinziriye, umutwe awushyize ku rukuta. Byagaragara ko yarananiwe cyane. Uwo musore yahise afasha Siva kuryama ku buriri, amutunganyiriza neza anamworosa. Yarebye uwo murwaza aramwihorera ntiyamukangura. Yabonye ko arakeneye kuruhuka. Siva aramurebye, amureba mu maso bwa mbere, none hatuje aramubwira ati, urakoze. Umusirikare we yaracecetse. Siva arongera ati, wangezeho uvuye he? Umusore noneho yicaye ku ntebe yari hafi aho amusekera gato ati, nanjye nari nje muri ibi bitaro ngo mpamare iminsi ntazi. Nje kuba nsimbuye umurwaza wari urwaje inshuti yanjye harwariye. Ngiye kuba mpari muri iyi minsi. Siva yahise amureba neza aravuga ati, none se buriya utabara abantu utya? Uzi ko bintangaje kubona undamira singera hasi kandi nta muntu nabonaga hafi yanjye. Buriya uturutse he? Uturutse mu kirere? Uwo musore yaramwenyuye aramubwira ati, oya, ariko iyo bibaye ngombwa ndabikora, natabara nihuse cyane ndabishoboye. Gusa sinatuba umuntu agwa hasi kandi ndi hafi, nuko utarebaga neza, ariko buriya nari ndi hafi. Siva yumvise umutima utoje, yahise amubaza ati, witwa nde? Umusore aramurebye, amureba mu maso yitonze aravuga ati, nitwa Meka. Siva yabisubiyemo buhoro nk'uri kugerageza kubifata neza ngo atazaryibagirwa ati, Meka? Meka ati, nuko nitwa. Hanyuma se wowe witwa nde?
yasubije ko yitwa Siva. Iminsi yakurikiyeho atangiye kugenda ihindura buhoro buhoro ubuzima bwa Siva mu buryo atari yiteze. Yumvaga ameze neza kubera Meka. Meka nk'uko yari yarabivuze yaragiye kumara iminsi muri ibyo bitaro arwaje inshuti ye, ariko si inshuti ye gusa yabaga yitayeho. Yazaga kureba Siva akamubaza uko amerewe, akamuganiriza gato, rimwe na rimwe bakavuga utuntu tworoheje tuterekeye ku burwayi. Siva nawe yatangiye kumenyera Meka mu buryo bwihariye. Yatangiye kumubona nk'inshuti. Hari uburyo Meka yamuganirizaga amusekera nubwo byabaga ari gake, ariko bikagira agaciro gakomeye kuri Siva. Umurwaza we nawe yaje kubibona. Umunsi umwe Meka aje kumusura yasanze Siva aganira no mubyara we bahuje urugwiro. Mubyara we yitegereje Meka maze aramubwira ati uramufasha cyane nubwo wowe bifata nk'ibisanzwe, iyo uje hano bamuzima. Meka yaramwenyuye arabiseka atari ibirenze nkora se si ukuganira gusa. Umurwaza ati oya, hari igihe amagambo mubwira buriya ari umuturenza n'indi miti yose. Nyuma y'iminsi mike inshuti ya Meka yari arwaje yatangiye koroherwa. Bagenzi babo babiri b'abasirikare nabo bazaga kumusura. Bari abasore basanzwe ariko umuntu yareba ikinyabupfura cyabo agahita abibona ko baba mu gisirikare. Gusa iyo babaga bari kumwe bateraga urwenya bagaseka, bagahinduka abarwayi bari kwiyumva, bakwiyumvira ibiparu byabo bakibagirwa za rubagimpande n'izindi ndwara zabaga zibamereye nabi cyane. Meka yafashe umwanzuro wo kujyana abo bagenzi be gusura Siva mu kindi cyumba. Ku munsi wa mbere babonye Siva byabanje kumutangaza nawe, ntiyumvaga ukuntu abasirikare 4 baza kumureba, ariko ntiyabitinzeho. Batangiye kuganira bavuga utuntu twinshi dutandukanye, basetsa Siva ku buryo byamwibagije uburwayi bw'akanya gato. Yasekaga cyane yisanzuye ku buryo byasaga nkaho yibagiwe ko arwaye. Iminsi yakomeje kugenda, inshuti ya Meka irakira, amaherezo irataha. Bagenzi be nabo ubwo ntibongeye kugaruka kumusura, ariko Meka we yakomeje kuza kureba Siva. Nta mavi ifatika yavugaga ko imuzanye, nta masezerano bari baragiranye ngo wenda azajya amusura kenshi, ariko buri munsi igihe yabonaga umwanya yazaga kureba Siva akamuganiriza. Hari igihe yazanaga imbuto cyangwa akazana utundi tuntu duto two kumushimisha. Gusa ikintu cyari gikomeye kurusha ibindi ni igihe yamuhaga. Siva atangiye gukira buhoro buhoro. Ntiyari amaze kuba muzima ijana ku rindi, ariko yari amaze kugira imbaraga zo kugenda wenyine, kuvuga neza no kumara igihe kinini ari maso. Uko yakiraga niko umubano we na Meka warushagaho gukura. Bageze aho batangira kuvugana ibintu byinshi kurushaho. Umunsi umwe bicaye hanze aho bahuriye bwa mbere, Siva yaramubajije ati ese wowe ntiwigeze utekereza ko ubuzima bwanjye bushobora kurangirira muri ibi bitaro? Meka yacecetse akanya gato aravuga ati twese turabitekereza turi mu merere nk'iyo urimo, ariko njye nahisemo kubaho ntekereza ko ntazapfa aho gutekereza ko nshobora gupfa. Siva aramwitegereje aramubwira ati byari igihe numva natakaje icyizere, ariko iyo turi kumwe numva nshobora kongera kubaho. Meka yumvise ayo magambo aturutse kure ku mutima mu ndiba hasi cyane. Icyo gihe nta n'umwe wavuze ko akunda undi, ariko muri bo biyumvaga nk'abantu bakundana. Nubwo batabibwiranaga hari ikintu cyari kimaze kuvuka mu mitima yabo. Nyuma y'igihe abaganga bamenyesheje Siva ko ubuzima bwe bwari bumeze neza ku buryo ashobora gusubira iwabo agakomeza kwitabwaho ari hanze y'ibitaro. Uwo munsi wo gutaha warageze. Siva arishimye kuko yarakize, ariko nanone umutima we warahangayitse. Yarazi ko atazongera kubonana na Meka kenshi nk'uko byari bisanzwe. Meka yaje kumusezeraho, bahagarara hanze y'ibitaro aho bahuriye bwa mbere. Nta n'umwe uzi neza icyo yavuga. Amaherezo Meka aramubwiye ati ntibisobanuye ko kuba ugiye kuvugana nabyo bigiye guhagarara. Siva yaramwenyuye aramubwira ati nanjye niko mbitekereza. Meka yahise amubwira ati ufite telefoni, ubundi kuki utampaye nimero yawe? Yarayimuhaye nawe amuhiye. Siva yamufashe ku kuboko aramubwira ati ntuzibagirwe kumpamagara. Meka yamurebye mu maso aramubwira ati sinshobora kubyibagirwa na gato. Batandukanye nta n'umwe uvuze amagambo akomeye y'urukundo, nta usezeranyije undi ibintu byinshi. Meka na bagenzi be bakomeje akazi kabo k'igisirikare. Ntibyatinze bose bahise boherezwa mu butumwa bwo kurinda amahoro mu kindi gihugu. Icyo gihugu cyari kiri kure cyane. Ku munsi wo gusezeranaho Meka na Siva habuze gato ngo barire, ariko bihagararaho. Bari bamaze kuba inshuti cyane ku buryo Siva yamuherekeje akamugeza ku kibuga cy'indege. Meka ageze mu mahanga nubwo hari kure ntibyamubujije gukomeza kuvugana nawe. Buri mugoroba iyo akazi kabaga karangiye bashakaga umwanya wo kuvugana. Baganiraga amasaha menshi bavuga ku bintu bitandukanye, cyane cyane ku byo bateganyaga no ku byo banyuzemo. Buhoro buhoro ubucuti bwabo bwahindutse urukundo, kandi nubwo batari kumwe mu buryo bugaragara, mu mitima yabo bumvaga begeranye kurusha mbere hose. Mu ntangiriro ibyo kuba batari bari kumwe ntibyigeze bigaragara nk'ikibazo. Meka na Siva bakomezaga kuvugana nk'uko byari bisanzwe. Buri mugoroba ijwi rye ryabaga nk'umuti kuri Siva. Iyo telefoni yasonaga umutima warasimbukaga ukajya mu bicu, akumva ko hari umuntu umwitayeho by'ukuri nubwo yari ari kure cyane. Baganiraga kuri byose nta kintu bahishanya. Hari n'igihe Meka yamubwiraga uko ubuzima bwo ku rugamba butoroshye, ariko akagerageza kubigira nk'ibyoroshye kugira ngo atamuhangayikisha. Siva nawe yamubwiraga uko ubuzima bwe bwatangiye gusubira ku murongo, bwakomezaga gukira neza, nuko yifuzaga ko umunsi umwe bazongera guhura.
Hari n'umunsi Meka yamubwiye ati nintaha sinshaka kuzongera kukubura iruhande rwanjye. Siva yumvise umutima utera cyane aramubwira ati ntuzongera kumbura kuko nanjye sinzongera kukurekura nugaruka. Gusa rimwe na rimwe Siva yamubwiraga ko atameze neza nubwo bose batabitindagaho, nuko atari yagakize neza ijana ku rindi. Gusa ikibabaje icyo gihe cyiza nticyamaze igihe kirekire, akaryoshye koko kashize mu itama. Umunsi umwe Siva yagerageje guhamagara Meka ari nimugoroba nk'uko byari bisanzwe. Telefone ntiyigeze icamo, ntiyari no ku murongo ngo wenda yamwandikira kuri WhatsApp dore ko banahamagaranaga kuri WhatsApp barebana. Yongeye guhamagara biranga, yibwira ko wenda ari mu kazi. Bukeye yongeye guhamagara nabwo telefone ntiyacamo. Nimugoroba yarongeye nabwo ntiyagira igisubizo abona. Umutima watangiye kugira impungenge ariko ntihita acika intege. Yarazi ko ari igihe akazi kabo kababera indyango rye bakabura uko bitaba telefone. Yahise ahamagara umwe mu nshuti za Meka, wa musirikare bari basanzwe baganira, umwe wari urwaye. Nawe ntiyaciyemo, yahamagaye wa kabiri nawe bibuko n'uwa gatatu bigenda uko. Uwo munsi warangiye Siva atuje ariko umutima utangira kuremererwa no gukumburirwa n'isura bya Meka. Iminsi ibiri yarashize ishira nta gakuru kazi. Ikibabaje icyumweru cyarangiye uko nta n'umwe muri bo wabonekaga. Noneho ubwoba bwatangiye kumuzamo. Yatangiriye kukwihangana yibwira ko wenda bari mu kazi gakomeye, ariko ko iminsi yagendaga ishira umutima we watangiye kwemera ikintu atifuzaga kwemera, yishyiramo ko bashobora kuba batakiriho. Yarabizi ko bari ku rugamba, bari mu masasu, rero gutekereza ko bapfuye ni ibintu byatangiye kumuzamo kandi arabyakira. Gusa icyo gitekerezo cyamuteraga ubwoba bukomeye cyane, akagerageza kugihunga, akivuguruza, akibwira ko ari ukwibeshya. Ariko guceceka batavugana ko ari kumaze kumurambira. Nta butumwa, nta guhamagara, nta n'amakuru yari afite icyatumye bavira ku murongo rimwe. Mu minsi yakurikiyeho Siva atangiye guhinduka. Wa munezero wari waratangiye kugaruka mu buzima bwe watangiye kuzima buhoro buhoro. Yabaga yicaye wenyine kenshi akareba telefoni ye, akibaza niba hari igihe izongera gusona handitsemo izina rya Meka, akumva bikumbuye. Hari n'igihe yishyiraga hafi y'ugutwi nubwo nta muntu wabaga uvuga, akiyumva nk'ari kumva ijwi rye ariko byari ukwibeshya. Ijoro rimwe Siva yaryamye arira nta muntu uri kumwe nawe. Yibutse amagambo Meka yamubwiye, yibuka ko yamufashije bwa mbere, ko yamusekeraga, uko bavuganaga, arushaho kurira kubera urukumbuzi. Yavuze nk'uri kuvugana n'umuntu bari kumwe kandi ari wenyine mu cyumba ati Meka niba ukiriho ubimbwire, ntegereje igisubizo. Ariko nta gisubizo cyaje, yarotaga kanuye. Nyuma yo kwemera ko amubuze yafashe icyemezo gikomeye. Yarazi neza ko atazashobora gukomeza kuba atavuga ibyo yiyumvamo. Nta muntu yatakiraga. Rero yari afite amagambo menshi mu mutima we, amagambo y'urukundo, amagambo y'agahinda, ay'icyizere nayo kubura akunda, akumva atagumisha mu mutima we gusa. Yahisemo kuyashyira mu ndirimbo. Noneho yaratangiye urugendo rushya. Siva yinjiye mu muziki byeruye agamije kuririmba ibyo yumvagamo garuhuke. Mu ntangiriro byari nko kwisohora mu gahinda yaratangiye kugira, gusa akandika ibyo yumvamo akajya biririmba wenyine wenda kumva ko yatuza. Ariko indirimbo ye ya mbere yari yuzuyemo amarangamutima ya nyayo. Iyi ndirimbo ari imeze nk'ihamagara umuntu uri kure. Amagambo yayo yagiraga ati uri he? Ijwi ryanjye rirahamagara ntirirenge mu cyumba kandi ari we mba mpamagara, ariko ndabizi ko uri imahanga. Nubwo uri kure ni wowe mba mpamagara, ngushakira mu mwijima nta gisubizo mbona. Yayishyize kuri channel ya YouTube yikinira, nta n'amashusho arimo, ari amagambo yiyandika gusa, ibyo bita lyric video. Mu buryo atari yiteze abantu batangiye kuyumva, barayikunda, irebwa na benshi. Buri wese yumvaga ko yiririmbye yavuze ku marangamutima ye bwite kandi yahuzaga na benshi. Ariko Siva ntihagarariye aho, yakoze indi ndirimbo noneho imeze nk'ahari kumusezeraho kuko yibwiraga ko yapfuye. Yararirimbye ati niba waragiye utazagaruka, ibyo twanyuranyemo nzabibika mu mutima, bizakomeza kumbera urwibutso. Niba waransibye mu bitekerezo byawe kandi njye nzakomeza nkwibuke, sinzakwibagirwa. Ayo magambo yakoraga ku mitima ya benshi kuko yaririmbaga ko nubwo yaba yaragiye inyuma y'isanzure azakomeza kumuzirikana agahinda kenshi ko mu mutima. Izo ndirimbo ebyiri zari zirimo amarangamutima menshi kuko yaziririmbye ameze nk'uri kurira. Zatumye izina rya Siva ritangira kumenyekana kuko zari ziri kugenda zikundwa umunsi ku wundi. Bamwe banifuje kubona isura ye kuko bumvaga aririmbana agahinda, bakumva ari byiza ariko batazi uwo ari we. We ntiyari arimo gushaka ubwamamare, ahubwo asohoraga ibimurimo kuko nta muntu yabonaga wo kubwira agahinda ke ngo akumve. Yari ari gushaka Meka. Amaherezo yakoze indirimbo ikomeye kurusha izindi zose yakoze. Iyo ndirimbo yakoze yari imwitiriye yita Meka. Yari yuzuyemo ibintu byose yatekerezaga, byaba urukundo, agahinda, kwibaza ibibazo bitagira ibisubizo n'icyizere gike cyari gisigaye. Amagambo yayo yagiraga ati Meka, niba nyiri mu mutima wawe subiza ijwi ryanjye, ndategereje. Meka, I still call your name in the dark. If you are alive, come back to my heart.
aho yararirimbye ati nzakomeza kuguhamagara mu izina, ariko niba ukiri muzima uzangarukire, umutima wanjye uragukeneye. Iyo ndirimbo yageze kure cyane kuruta uko yabitekerezaga, kuko yaririmba icyongereza nk'ururimi mpuzamahanga, yageze mu bihugu byinshi, yumviswe n'abantu benshi harimo naho Meka yarari. Ariko ibyo Siva ntiyari abizi, kuri we yari yaramubuze burundu. Icyakora mu by'ukuri ijwi rye ryari ryaramaze kugera kure atatekerezaga. Iminsi yakomeje kwicuma, ubuzima bwa Siva bugenda buhinduka ku mugaragaro, ariko imbere mu mutima we haguma icyuho kitari kuzigera cyuzura. Indirimbo ze zakomeje gukundwa cyane, izina rye rirazamuka, aba umwe mu bahanzi bumvwaga n'abantu benshi, nawe abihindura akazi azicuruza ku zindi mbuga zose zicuruza umuziki. Yatangiye kwemera ubutumire kuko atumirwaga mu bitaramo akanga, ariko noneho yabigiyemo ajya kuri radiyo, za televiziyo, abantu bose bamwumvaga batangira no kumubona. Ariko we yarazi ukuri ko ataririmbiraga kuba icyamamare, we yaririmbaga kubera umuntu umwe gusa, ari we Meka yari yarabuze. Buri ndirimbo ye yabaga ifite igice cy'ibyo yifuza kubwira Meka cyangwa ku mpungenge yabaga afite. Nta munsi washiraga atamutekerejeho, nta joro ryashiraga atamuhamagaye mu mutima we, kuko kuri telefone ho byari byarakomeje kwanga. Umunsi umwe Siva yagiye muri studio, yari aje gufata amajwi y'indi ndirimbo nshya, imwe yari igiye kuba nk'iyo gusoza urugendo rwe rwo guhamagara Meka atamubona. Noneho yari indirimbo yo kwemera ukuri, yo kwemera ko wenda yakundaga atazagaruka. Yari yicaye imbere ya mikrofone, amatwi yambaye ekuteri, imihogo yiteguye kurekura ijwi ryiza nk'ibisanzwe, ryuzuyemo agahinda kanya ko kavuye ku mutima. Yatangiye kuririmba yitonze ati ndategereje igihe kirekire ndaheba, amateka yanjye aranshobera, ariko ngomba kuyemera ngakomeza ngana imbere. Nizeye ko uzagaruka, ariko umutima urananirwa. Ijwi rye ryari ririmo agahinda karemereye ku buryo n'abari muri studio bose bari batuje bagatangira kurira, kuko bumvaga ko hari ikintu gikomeye ari kuvugaho kandi cyanyacyo bitari ukuririmba gusa. Ubwo yaririmbaga ari kurira. Mu gihe akiri kuririmba hari umuntu wakomanze ku rugi rwa studio. Umukozi waraho yasohotse ajya kureba uwo muntu uwo ari we. Hashize akanya gato yaragarutse yegera Siva amucira amarenga amwereka ko hari umuntu umushaka hanze. Siva yisagarika gufata amajwi, yakuye kuteri mu matwi, umutima utangira gutera vuba atazi impamvu. Yasohotse atekereza ko wenda yaba ari umunyamakuru nk'uko bajyaga babigenza, bashaka kumenya impamvu yaririmbaga ku gahinda gusa. Yasohotse yitonze, ariko umutima afitemo ubwoba atazi ikiri kubutera. Mu muhanda muto uri hanze ya studio hari hahagaze umuntu. Siva amubonye akiri mu muryango arahagarara. Umutima we byabaye nkaho wese uhagarara akanya gato, no guhumeka birahagarara. Yakoze mu maso arayakaraga kuko ntiyizeraga ibyo yabonaga. Yagerageje kureba neza, akora ku maso yongera kwitegereza. Yaribajije ati niwe se, yaba ari Meka? Meka yarahagaze aho asa n'uwahindutseho gato, ariko ya maso, ya sura byari bya bindi, ari we nta gushidikanya. Meka nawe yaramurebye, amaso yabo bombi barayahuza. Nta n'umwe wavuze, nta n'umwe agize icyo akora ako kanya. Byari nk'inzozi kuri bo, nkaho buri wese yatinye kwegera undi ngo adakanguka akikora muri izo ndoto. Ariko mu kanya gato Siva yahise yiruka nta kindi atekereje. Yamusatiriye yihuta, amarira atangiye kumuzenga mu maso. Meka nawe yaramusanganiye, bahurira hagati, bahoberana bikomeye cyane. Nta magambo bavuze, byaramarira gusa. Bombi bararize, ariko muri bo bakimvamo ibintu byinshi. Siva yumvaga ari amarira y'agahinda, ayo kubaho ku mutima, nayo kongera kubona yatekerezaga ko atakiriho. Mu gihe Meka watumvaga ukuntu yabaho none hari kuyamarira, kuyafata bikanga. Siva yaramufashe aramwegamiza, asa n'utinya ko ashobora kongera kubura, aramukomeza cyane. Yaramubwiye mu ijwi ryuzuyemo amarira ati wari waragiye he? Wari uri he Meka? Meka nawe ntiyahise asubiza, yarakimufashe nawe amarira akomeza kumutamaza. Abandi bafataga amashusho, bamwe bakabicisha ku mbuga nkoranyambaga biri kuba ako kanya, ariko bo ntibari babyitayeho na gake. Amaherezo Meka yaramubwiye ati buri munsi numvaga ijwi ryawe, niryo ryangaruye. Siva yaramurebye gusa bisa nkaho atabyumva neza. Meka yarakomeje ati twari mu kazi gakomeye, twatakaje itumanaho mu gihe kirekire. Hari byinshi byabaye, ariko ndacyariho, nicyo nshima Imana. Icyo nshaka kumenya ni uko numvise indirimbo yawe ku maradiyo no mu bo twatabaraga, bigatuma nkora uko nshoboye kose nkaza. Hari byinshi nkwiriye kugusobanurira. Buriya indirimbo yawe igeze aho narindi, numvise uririmba izina ryanjye. Abantu bayisabaga kuri televiziyo no kuri radiyo kenshi, bagasaba ko bayicurangirwa bavuga ko yitwa Meka. Sinashoboraga kuguma kure yawe, kandi ijwi ryawe ryampamagaraga buri gihe. Indirimbo zose narazumvise, ubutumwa bwawe bwongera ku mutima. Amarira Siva arushijeho kugwa, gusa ntiyarazi ko burya byose byari biri gucishwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abakunzi n'abafana be bari kwihera ijisho uwo mwanya w'urukundo rwatumye ahinduka umuhanzi. Yaramubwiye ati nari nizeye ko kiriho, ariko hari igihe natekerezaga ko nabuze byose, nicyo cyatumye mbishyira mu ndirimbo. Meka yamufashe ku matama amureba neza, aravuga ati ntuzongera kumbura.
Muri ako kanya nta kindi cyari gisigaye cyo kuvuga. Batanavuganye byinshi bahise berekeza kuri hoteli yari hafi aho bajya kwiganiriramo. Gusa abanyamakuru babuzuyeho bashaka ko babaha amakuru. Siva basubiza mu ijambo rimwe ati uyu niwe mpamvu yanjye yo kuba umuhanzi. Ni umusirikare yari yaragiye mu butumwa bw'amahoro. Indirimbo zanjye muzumve murabisobanukirwa byose. Bahise bigendera, ariko nabwo kwinjira muri hoteli byari ibindi kuko hafi ya buri muntu wese ukoresha imbuga nkoranyambaga wari wabonye Siva na Meka yumvaga ashaka kubakoraho. Bo nta kindi bari bitayeho, bari bongeye kubonana, ibyo byari bihagije. Meka asobanurira Siva byose, amubwira uko misiyo yabo yagiye izamo ibibazo bikomeye, uko bagize ibibazo by'itumanaho, uko byabaye ngombwa ko baguma ahantu hatari uburyo bwo kuvugana nabo basize inyuma n'ibindi. Yatangiye agira ati twagiye mu butumwa busanzwe, si ubwa mbere twari tugiye kurinda amahoro, twari twizeye ko bizagenda neza nk'uko byari bisanzwe. Twari bane, njye, ya nshuti yanjye narwazaga n'abandi babiri. Twari dufite itumanaho ryiza, dufite ibikoresho bihagije byatuma tuvugana n'abantu, nta kintu na kimwe twatekerezaga ko gishobora guhindura ibintu byose. Icyo gihe urabizi ko twavuganaga buri joro, ariko ibintu byahindutse mu munsi umwe gusa. Twahuye n'igitero gikomeye cyane cy'ibyihebe kitari cyitezwe. Imodoka yacu yarashweho irangirika cyane, ibikoresho byinshi birangirika, n'itumanaho ricika burundu, birangira njye n'abagenzi banjye dutwawe nk'imbohe. Umwe muri baramwishe kugira ngo batange ikimenyetso ko igihe kigeze tukareka kubarwanya. Tukiri mu maboko yabo twabayeho mu buzima butoroshye cyane. Ibyo byababaje Siva kumva ko umusore yari azi bamwishe, ariko nta kundi yakomeje kurira, akomeza no gutega amatwi. Meka yakomeje kumubwira ati kubw'amahirwe twaje kubacika tubifashijwemo n'abandi basirikare bacu. Intambara yarakomeye, tugenda dutatana, buri wese arwana no gukiza amagara ye. Hari abakomerekeyeyo, hari n'abo twatandukanye burundu tutazi niba bakiriho cyangwa batakiriho. Mu by'ukuri nanjye ubwanjye ndagezeho numva ko nshobora kutazongera kubona isi nasize inyuma. Icyari kibikurushaho si intambara gusa, nuko nta buryo nari mfite bwo kukuvugisha. Nageragezaga kwibwira nti wenda wasubiye mu bitaro kuko wambwiraga ko nyine hari igihe wongera ukarwara. Nanone natekerezaga ko ushobora kuba warakize, ariko nanone ukaba uri kunkumbura nk'uko nanjye nagukumburaga. Gusa uko iminsi yagendaga ishira nagiye ntangira gutekereza nabi. Siva yahise afata ku maso, amarira atangira kumanuka, ariko Meka arakomeza ati byarambabazaga cyane kuko sinari mfite uburyo bwo kubimenya. Iyo uri mu buzima nk'ubwo uri hagati y'urupfu n'ubuzima buri munsi, hari n'igihe nararaga ntekereza nti nintapfa uyu munsi nzapfa ejo. Rimwe nkivugisha nti ndagerageza kuba ejo, ariko mu mutima wanjye hari ikintu cyatumaga numva ko ngomba kubaho nubwo urugamba rutari rworoshye. Nabonaga ko ibintu byose byari byarangiritse, twugarijwe n'abanzi, ariko nkumva ko ngomba gukomeza kubaho. Siva aramubajije ati icyo kintu ni ikihe? Nawe ati nta kindi, ni wowe. Siva yahise arira cyane kurushaho, aramuhobera. Meka yakomeje kuvuga amufasha ati nahuraga nibwo uko twaganiraga nuko wamfashaga kwibagirwa ibibazo byanjye nubwo ari wari urwaye. Ibyo byamaga imbaraga zo gukomeza kurwana no kubaho ku bwawe. Nyuma y'igihe kirekire cyane nibwo twaje kongera guhura n'ingabo zacu kuko twari twaratatanye, ariko zaje ziri gutabara kuko twe twari twugarijwe bikomeye cyane. Baraturokoye batugarura mu bindi bice byari bifite umutekano. Burya urugamba rukomeye ruba rugeze hafi ku ndondoro. Twahuje imbaraga dutsinda abanzi bacu bamanika amaboko. Ikibabaje ni uko gusa inshuti yanjye yaguye ku rugamba. Indi ya kabiri atari wa wundi nari ndwaje nawe yarapfuye. Gusa nubwo twari dutsinze burundu ntibyari byoroshye guhita dusubira mu buzima busanzwe. Twari turi mu igenzura rikomeye, tugomba kubanza gusuzumwa, kubazwa uko byagenze, gufashwa mu mitekerereze n'ibindi. Twategetswe kumara igihe nta telefone dukoresha, nta no kujya ku mbuga nkoranyambaga. Mbese ibintu byose byari bifunze burundu kugira ngo tugarure ubwenge neza. Twari twarahuye n'ihungabana rikomeye, niyo mpamvu byose babikoze. Yarisetsa ati ubundi si ibintu uri kuvuga usindi kubivanga, uri kubisobanukirwa neza ra? Nawe ati komeza, ndagerageza kubyumva. Ariko se kuki utigeze ugerageza kumbwira ko uriho nibura? Wenda mbere yuko babaka telefone bakabuza gukoresha n'imbuga nkoranyambaga uri kubanza kumbwira. Meka aramurebye aramubwira ati mu mutima wanjye narabigerageje, ariko nta buryo nari mfite bwo kubikora nk'uko byari bisanzwe ngo nawe ubyumve. Igihe twemererwaga kongera gukoresha telefone narabyifuje, ariko numvaga mfite ubwoba ntekereza ko wenda wanyibagiwe cyangwa ko wenda warambiwe ugatwarwa n'undi. Numvaga ntiteguye kumva igisubizo icyo ari cyo cyose cyaza kivuga ko utakiri uwanjye. Ariko umunsi umwe numvise indirimbo yawe byose birahinduka. Siva yahise amureba cyane ati byagenze bite? Indirimbo yanjye kandi? Meka ati yari irimo gucurangwa ahantu twari turi. Hari umuntu wari uri kuyiririmba mu kabari ari kurira, bigaragara ko ifite byinshi iri kumwibutsa nawe.
Numvise ijwi sinzi uko nabisobanura, ariko nahise numva ko ari wowe. Nari maze igihe kinini ndakumva, ariko umutima wanjye wahise umenya ko ari wowe. Yahise aseka n'ikiniga icyarimwe ati, wari uri kumbaza aho ndi uvuga ko nshaka. Uwo mugabo namusabye kuncurangira indirimbo zawe zose. Nageze ku waririmbye uvuga amagambo yo kunsezeraho, numva niyo waririmbye uvuga amazina yanjye. Sinigeze numva ijwi rikora ku mutima wanjye nk'iryo wakoresheje muri iyo ndirimbo. Siva yari yamaze kurira cyane, noneho byacitse. Mika yakomeje agira ati, nibwo nahise menya ko ukiriho, kandi si ibyo gusa namenye ko ukinkunda. Numvaga nta kwigumira imahanga ngo ntazagaruka ngasanga warakunze undi. Imyaka inerega ni myinshi, imyaka yari ishize tutavugana irenga 4, ntabwo ari imyaka mike. Kwizera ko ukinegereje byari bigoye kubyemera. Yahise afata amaboko ye aramubwira ati, sinari kongera gutegereza, sinashoboraga kongera gutakaza amahirwe yo kukubona. Niyo mpamvu ntigeze mpamagara, ndashakaga kugutungura nk'uko indirimbo yantunguye. Nashakaga ko nawe utungurwa no kumbona guhagaze imbere. Nifuzaga kukubona nkakureba mu maso, nkakwibwirira undeba nanjye nkureba n'amaso yanjye ko nkiriho, kuko telefoni ntiyari kubasha kuvuga iby'umutima wanjye washakaga kukubwira. Gusa abandi basirikare bo bahawe ubundi butumwa, kandi bwo gusa nko gukorera amafaranga. Abazataha bazabahemba bishimishije, ariko njye nahisemo gutaha barabinyemerera. Siva yarongeye amuhobera cyane, amarira aba menshi kurushaho. Siva yaramubajije ati, none se wamenye ute ko ndi hano? Nawe ati, ntabwo nari kubiyoberwa. Nagerageje kubaza abantu bakuzi, nahamagaye mubyara wawe ambwira ahantu hose mushobora kugushakira. Naje iwanyu mu rugo ndakubura, bambwira ko wagiye kuri studio. Siva yarabyumvise arishima cyane, aranezerwa. Yahise amubaza ati, ese byari byoroshye gutaha abandi bagasigara, kandi uri umusirikare wemeye kuzakorera igihugu kugeza ku gupfa? Mika yakomeje kuvuga, ijwi rye ririmo amarangamutima yari amaze igihe kinini ahishe mu mutima we ati, nifuzaga kukubona nkakureba mu maso. Abandi twari turi kumwe nibyo bahawe ubundi butumwa, bwari ubutumwa butandukanye busa nko gukorera amafaranga menshi, kuko bari badusezeranyije ibihembo byinshi mu gihe twari kuba tubusohoje. Byari amahirwe akomeye kuri twese, kandi abenshi barabyemeye, ariko njye sinabishoboye bitewe n'indirimbo zawe. Siva yamurebaga mu maso atamuca mu ijambo. Mika yarakomeje ati, nabitekereje igihe kirekire nkumva nanjye najyayo, ariko umutima wanjye wari wamaze gufata icyemezo. Sinari kuguma ku rugamba kandi gukumbuye, mbizi ko nawe nkumbuye byumva mu ndirimbo. Sinari gukomeza kubaho mu buzima buharanira gushaka gutunga amafaranga menshi, ariko butarimo wowe, kandi nshobora no kujya mu kaga ko gupfa. Nibwo nahisemo gusaba gutaha. Byari ibintu bitoroshye, ariko barabinyemereye, banyemerera gutaha. Siva yongeye kumuhobera cyane, amarira atangira kumanuka agera ku myenda, ariko noneho yari amarira y'ibyishimo. Mika nawe yanze kumuhanagura, ntiyari yarigeze amwibagirwa na gato. Ariko icyamukoze ku mutima kurushaho nuko muri ibyo bihe byose Mika yarakiri kure, ijwi rye nk'umuhanzi ryamugeragaho. Indirimbo yaririmbye, amagambo yavugaga, amarangamutima yashyiragamo, byari byararenze intera ndende n'ibihe byose byamubuzaga kumugeraho, kandi koko niryo ryamugaruye. Uwo munsi baratandukanye, ariko nubwo buri wese yagiye mu rugo iwabo, bakomeje kuvugana isaha ku yindi. Mu minsi yakurikiyeho buri umwe yagiye kwerekana undi mu muryango bya nyabyo, gusa kuri Siva byari bicika, kuko yaramaze kuba icyamamare, azwi na buri wese mu gihugu. Aho yajyaga buri wese yabaga yifuza gufotora. Mu yindi minsi ntibari bagishaka kongera kunyura mu bihe byo gutandukana no kuburana ngo umwe abeho atazi amakuru y'undi. Umunsi umwe ari nimugoroba bicaho banyweraga ikawa, Mika yarebye Siva mu maso aramubwira ati, sinshaka kongera kubaho umunsi n'umwe ntazi aho uri. Sinshaka kongera gutinya ko nshobora kukubura. Siva, ndashaka ko tubana burundu. Siva yahise ahindukira amureba mu maso, amaso yuzuyemo amarira. Yaramwenyuye aramubwira ati, natangiye kugukunda nkiri mu burwayi, nkiri mu bwoba bwo kutazongera kubaho. None ubu ndi muzima, ndi kumwe nawe, sinabona impamvu yo guhakana. Mika yamufashe mu biganza byombi, umutima utera cyane. Siva arongera ati, yego ndabyemeye. Ibyishimo byabo ntibyagarukiye aho, bahise batangira gutegura ubuzima bwabo bushya. Siva yakomeje gukora umuziki, akomeza kugenda yandika indirimbo, ariko noneho ntizari indirimbo z'agahinda gusa, yateguye indirimbo z'ibyishimo. Mika nawe yatangiye kubaka ubuzima bwe bushya, ahagarika kuba umusirikare, aguma mu buzima busanzwe. Mu gihe cyo gutegura ubukwe bwabo, bafashe umwanzuro wo gukora indirimbo yabo bwite, indirimbo itari y'agahinda, ahubwo y'ibyishimo byo kongera kubonana, iyo urukundo rwabo rwatsinze intera ndende yabaye hagati yabo n'igihe kirekire bamaze batavugana. Bicaye hamwe bandika amagambo bayakuye ku mutima. Indirimbo yabo yagiraga iti, waragarutse umutima uratuza, aho wari uri hose urukundo rwanjye rwakugezeho. Ijwi ryawe ryansubijemo ubuzima, kongera kukubona byansubijemo ubuzima.
Umunsi w'ubukwe warageze, abantu benshi bari bahari barimo abavandimwe, inshuti n'abari bazi inkuru yabo kuva yatangirira mu bitaro, ndetse hari n'abaje batatumiwe kuko Siva yari umuhanzi, hari benshi babaga bifuza kumubona gusa. Byari ibyishimo byinshi kuko abenshi bari bazi neza ibyo banyuzemo. Igihe cyo kwakira abashyitsi kigeze ku musozo, Siva na Meka bafashe mikoro bahagarara imbere y'abantu bose bari babatahiye ubukwe. Abari baje mu bukwe bose baracecetse, indirimbo iracurangwa ariko bagabanya volume. Siva yatangiye kuririmba atangira no kurira, gusa ntiyari amarira y'agahinda ahubwo yari ibyishimo byari byamurenze. Inyikirizo yayo yari ishimishije maze agenda asubiramo ati waragarutse umutima uratuza. Meka nawe yaramufashije, ijwi rye rihuza n'irya Siva bamera nk'agakorari, maze indirimbo iba uburyohe karahava, baririmba bagira bati ijwi ryawe ryansubijemo ubuzima. Abari abo bose bumva ayo magambo yo mu ndirimbo, bamwe amarira bananiwe kuyatangira, abandi batemba ku matama batitaye kuba barebaga, iyo bafata ku mitima yabo kubera gutwarwa nayo. Iyo ntiyari indirimbo bari kumva gusa, ahubwo ari nk'inkuru y'urukundo rwabo bombi bari kubabarira. Ubwo bukwe bwabo bugiye kurangira, Siva yarebye Meka mu maso aramwenyura, Meka nawe aramureba, bongera kuvugira rimwe bati urukundo rwacu rwatsinze intera ndende, rutsinda igihe kirekire tutabonana, rutsinda ubwoba twagize buri wese akumbuye undi. Igisigaye ni ukubana iteka ubudasigana. Niba tugeranye ku musozo, jya muri comment ubifuriza urugo ruhire. Iyi nkuru twayihawe n'umukunzi wacu, ariko nifuje ko dutangaza amazina ye bwite kubw'umutekano we. Ibirimo hafi ya byose ni ibyanyabyo. Hanyuma rero nawe ufite inkuru y'urukundo nziza y'ibyakubayeho cyangwa ibyabaye kuri mugenzi wawe, watwandikira kuri nimero iri mu description ya channel tukazayisangiza abadukurikira. Turabakunda cyane kubwo kubana natwe buri gihe. Naho mu zindi nkuru ntizizabacike.